n'ibidendezi byo muri Australia hari inyamaswa isa nkaho yateranyijwe hifashishijwe ibice by'izindi nyamaswa. Ifite umunwa umeze nk'uw'imbata, umurizo usa n'uw'akanyamaswa kitwa beaver. Amaguru yayo ashushanyije neza nk'ay'inyoni zo mu mazi, kubera ibimeze nk'intoki bigiye bifatanyijwe n'uruhu ruri hagati y'urutoki n'urundi. Umubiri wayo wose utwikiriwe n'ubwoya bworoshye kandi butinjiza amazi nubwo yaba iri mu mazi. Ibi biyifasha kugumana ubushyuhe bwayo. Iyo uyibonye bwa mbere ushobora gutekereza ko ari igihangano cyakozwe n'umuntu ushaka gusetsa isi. Ni inyamabere yonsa ariko igatera amagi. Platypus, wowe udukurikiye, icyo tugusaba ni ukutuba hafi kugira ngo dukwanure urugendo rw'ubuzima n'imibereho by'inyamabere yonsa ndetse ikanatera amagi. Ibi ni muri gahunda yacu ya Love Nature, aho tubatembereza isi dutuye mu ruhererekane rw'ibinyabuzima kuri iyi si n'imibereho itangaje y'ibinyabuzima bitandukanye. Platypus, izina ryayo ryuzuye ni Dark-billed Platypus, bisobanura ko ifite umunwa usa n'uw'imbata. Izina ryayo rya siyanse ni Ornithorhynchus anatinus. Ornithorhynchus bisobanura ko ifite umunwa umeze nk'uw'inyoni, naho anatinus bisobanura ko umeze nk'uw'imbata. Mu yandi magambo, iyi zina risobanura neza ko iyi nyamaswa idasanzwe ifite umunwa umeze nk'uw'imbata ariko ikaba inyamabere. Iyi ibarizwa mu muryango wa Ornithorhynchidae, hanyuma ikaba mu itsinda rya Monotremata ihuriyeho na Echidna n'itsinda ry'inyamabere zitera amagi. Platypus ni inyamaswa iri endemique, cyangwa se za nyamaswa zibarizwa mu gace kamwe runaka gusa. Tuyibutse ko muri urugendo dukorana tubazengurutse isi dutuye tubereka inyamaswa zidasanzwe, tumaze kubagezaho inyamaswa ziri endemique zitandukanye. Twabagejeho okapi murayikunda, iyi tuyisanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubagezaho panda dusanga mu Bushinwa. Tubagezaho showbill dusanga muri Uganda. Tubagezaho tarsier dusanga muri Philippines, Indonesia na Malaysia. Ariko nanone mwibuke ko twabagejeho inyamaswa yitwa aye dusanga muri Madagascar. Iri inyamaswa y'uyu munsi yitwa Platypus, tuyisanga gusa mu gihugu cya Australia. Platypus ikunda ibiyaga, imigezi n'ahandi hari amazi meza cyangwa se fresh water habitat, ndetse n'aharimo ibiyaga cyangwa imigezi ifite ubuzima bw'amazi butemba. Iyi nyamaswa yitwa semi-aquatique, ikora mu mazi no ku butaka, ariko kugenda ku butaka byayo ntabwo ari byinshi kuko amaguru yayo n'imiterere bituma idafata cyane, bityo kwihagarika ku butaka bikagorana. Igihe kinini ikimara iri mu mazi. Platypus ni imwe mu nyamaswa nke cyane z'inyamabere zitera amagi aho kubyara abana, nubwo itera amagi nk'inyoni cyangwa nk'ibikururanda. Platypus yonsa abana bayo amata nk'izindi nyamabere. Igitangaje ariko nta mabere ifite, ahubwo amata asohoka mu ruhu rw'inda, abana bakayanyunyuza mu bwoya bwa nyina. Ikindi kintu kidasanzwe kuri iyi nyamaswa ni imikorere idasanzwe y'uturemangingo twa electroreceptor ndetse na mechanoreceptor, tuyifasha cyane mu guhiga ibyo kurya. Dukora gute rero? Umunwa wa Platypus hihishemo ibanga rikomeye cyane. Umunwa wa Platypus ntugira amenyo, ariko urimo uturemangingo twumva cyane amashanyarazi mato ava ku mikorere y'imitsi y'inyamaswa ziba mu mazi. Ibi biyiha ubushobozi bwitwa electroreception. Ni ubushobozi bukomeye bwumva aho utunyamaswa twose turi mu mazi y'inyanja cyangwa ibidendezi. Nta no guhumbya, mu cyitwa electroreception ikumva aho utwo tunyamaswa turi, mu gihe kandi igira imyakura ya mechanoreceptor yumva ikinyeganyeje cyose cyo mu mazi. Ibi bikayiha ubushobozi buhambaye bwo kumva aho iri. Yego rwose nibyo bumvise, Platypus ikoresha umunwa wayo igikoresho gikomeye cyane cyo kureba mu mazi. Mu ruhu rw'umunwa rwayo harimo electroreceptor nk'uko twayivugaga. Izi zumva amashanyarazi make ava ku dukoko n'udusimba two mu mazi. Hanyuma
Mechanoreceptor ni utunyangingo igira n'ubundi mu kanwa tuyifasha kumva kunyeganyega n'ibinyeganyega byose byo mu mazi. Hanyuma imyakura y'izi receptor zihuza n'imyakura myinshi cyane yohereza ubutumwa ku bwonko bwayo. Noneho ubwonko bwayo buhuza ayo makuru bukamenya aho igikoko kiri, intera kiriho n'icyerekezo kirimo kiganamo. Ni nk'aho umunwa wayo uba umeze nka radari cyangwa detector y'amashanyarazi, n'iyo amaso n'amatwi n'izuru bifunze iba ishobora kubona no gufata ibyo kurya neza cyane. Mu ncamake, imyakura ihuza electroreceptor n'ubwonko ituma platypus ifata neza cyane udukoko n'ibindi binyabuzima byo mu mazi ikoresheje umunwa wayo. Iyo platypus iri munsi y'amazi ifunga amaso n'amatwi n'amazuru, maze ikayobora umuhigo ikoresheje gusa ayo mashanyarazi n'imivumba y'amazi. Ihiga cyane utunyabuzima two mu mazi nk'udusimba, ibinyamushongo n'udusimba two munsi y'amazi. Ikoresha umunwa wayo nk'icyuma cy'ubushakashatsi, igasaka hasi y'amazi maze ikegeranya ibyo kurya mu mifuka yo mu matama yayo. Umurizo wayo ubika ibinure biyifasha kubaho igihe ibiryo byabuze, cyane cyane mu bihe bikonje. Ubwoya bwayo burinda amazi kwinjira kandi bugumana ubushyuhe, bigatuma ishobora koga igihe kinini ntikonje. Ikindi kintu gitangaje kurushaho ni uko ibigabo bya platypus bifite utuntu tumeze nk'umusumari ku maguru y'inyuma, dufite ubushobozi bwo gusohora uburozi. Ubu burozi ntibukunze kwica abantu, ariko butera ububabare bukomeye cyane, bushobora kumara ibyumweru cyangwa amezi ko ahantu ubwo burozi bwageze, cyangwa se ku kiremwa ubwo burozi bwagezeho. Ubu burozi ntibukunze kwica abantu, ariko butera ububabare bukomeye cyane, bushobora kumara ibyumweru n'amezi ku binyabuzima bwabashije kugeraho. Ibi biterwa na defensive like peptide cyangwa se DRPS. Ni proteine zidasanzwe zitera ububabare bukomeye. Izi ziba ziri muri ubwo burozi. Hakabamo kandi n'andi mapeptide n'andi manzime afasha kongera ingaruka z'uburozi ku zindi nyamaswa. Ushobora kuba intwaro ikomeye, ndetse n'ibigabo bya platypus byifashisha uburozi iyo biri kurwanira ibigore mu gihe cyo kororoka. Platypus imara igihe kinini mu mazi, ariko iba mu myobo icukura ku nkengero z'imigezi. Iyo igihe cyo kororoka kigeze, igitsina gore cyubaka icyari cyimbitse, hanyuma kigashyiramo ibyatsi n'amababi. Amagi ya platypus abangurizwa imbere mu mubiri w'ingore, intanga ikageraho mu gihe cyo guhuza ibitsina kw'ibigabo n'ibigore. Nyuma y'amasaha 28 kugeza ku masaha 48, ni ukuvuga ni hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2, nibwo aya magi aterwa agashyirwa mu cyari. Platypus itera hagati y'igi rimwe kugeza ku magi 3 nyuma y'iminsi iri hagati y'6 n'iminsi 10. Ayo magi araturika hakavamo ibyana. Ibyana bivuka ari bito cyane, biva mu magi bifite ubwoya kandi bifite intege nke. Nyina arabyonsa akabirinda kugeza mu gihe kiri hagati y'amezi 3 n'4, aho biba bishoboye kwibeshaho. Reka turebe hamwe platypus n'amateka. Mu mpera y'ikinyejana cya 18, mwaka w'1799 kugeza mu 1800, abashakashatsi bo mu bwami bw'Ubwongereza bakiriye uruhu rwa platypus ruva muri Australia. Icyo gihe Australia yari ikiri gutangirwa gushakishwa n'abanyaburayi. Urwo ruhu rwayo rugeze mu Bwongereza, abahanga baratunguwe cyane. Bavuze ko bishobora kuba ari urwenya cyangwa ibihimbano. Uruhu rwa platypus rwari rufite ibintu bidasanzwe: umunwa umeze nk'uw'imbata, umurizo umeze nk'uw'inyamaswa yitwa beaver, umubiri umeze nk'uw'inyamabere. Icyo gihe batekerezaga ko hari umuntu wafashe ibice by'inyamaswa zitandukanye akabihuza. Nyuma ariko baze gusuzuma neza urwo ruhu inshuro nyinshi, bemeza ko ari inyamaswa imwe nyayo. Nyuma yaho iyi nyamaswa yabaye imwe mu zatumye abahanga bongera gusobanukirwa ko kamere ishobora kugira ibinyabuzima bidasanzwe cyane. Uyu munsi platypus ifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubwihindurize. Ubwoya bwa platypus iyo buhuye n'urumuri rw'izuba cyangwa se UV light buramurika. Ubwoya buhindura urwo rumuri ruturuka ku zuba cyangwa ikindi kintu cyarwohereje, bukarumurika icyatsi, ubururu n'umuhondo nk'uko mubibona. Ubushakashatsi bwa mbere bugaragaza iyi myitwarire
bwakozwe mu mpera y'umwaka wa 2020 ndetse no mu ntangiriro z'umwaka wa 2021. Bwakozwe n'abashakashatsi bo muri Amerika muri American Museum of Natural History. Platypus igaragaza ko kamere idakurikiza amategeko yoroshye, ahubwo ko ishobora guhuza imiterere n'ubushobozi bitandukanye kugira ngo habeho ikiremwa gifite ubuhanga budasanzwe. N'isi y'inyamaswa, Platypus ni ubutumwa bwa kamere butubwira ko ukuri kuruta kure cyane ibyo twe twatekereza. N'isi y'inyamaswa, Platypus ni nk'ubutumwa bwa kamere butubwira ko ukuri kuruta kure cyane ibyo twe twatekereza. Platypus ni inyamaswa idasanzwe, ifite byinshi byo kuduha mu myumvire y'inyamaswa, mu mitekerereze ya evolution no mu guhuza ubushakashatsi. Itwibutsa kandi kubungabunga ibidukikije nubwo iri mu byago byatewe n'imihindagurikire y'ibihe. Ibikorwa byo kubungabunga cyangwa se by'ubushakashatsi bukwiye n'ubufatanye bisa n'iby'ingenzi kugira ngo igumane aho ituye kandi ibashe gukomeza kuramba. Kanda subscribe kugira ngo dukomeze kuvumbura amabanga y'isi n'ibirema biyituye kandi bidasanzwe muri porogaramu yacu ya Love Nature. Bakunze wo kumva official, reka dusoreze aha. Wibuke gukanda subscribe naho kantu kameze nk'inzogera kugira ngo dushyizeho ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho. Ukande like, uduhe comment kugira ngo dukomeze kuvumbura amabanga y'isi n'ibiremwa biyituye kandi bidasanzwe muri porogaramu yacu ya Love Nature, aho tubatembera isi dutuye mu binyabuzima bitandukanye, kwibanda ku nyamaswa zidasanzwe n'uruhererekane rwazo. Njye ndi Kami, umwami wa Kinemaster. Hasta la vista. Reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 82 cyangwa se